abantu baba muri ghetto byonye babajene ikintu na betting ikintu na betting nyagasani Yezu basabahe inema yo kuzi ibarinde ibishuko ibarinde twatuntu tuguruka kuko batangira barya inkoko ntiwariye urabyimenyera saza ugarutse benshi tubiziranye kuko umutipe ngo ubwo nagaki nakadege. Ladies and gentlemen, nkuko mubibona rero nkabangarutse imbere y'umusore kabisa n'umusore w'ibizigira. Amakuru y'iminsi amakuru yo ni meza cyane. N'imihanda nine. N'imihanda ni sawa. Imihanda ni sawa ariko iyo mihanda iradukanda. Nawe urabizi ntago yabyoroshye. Ntago biba byoroshye. Ntago yabyoroshye. Ibintu biracamo. Ibintu biniwa neza. Ibintu biragenda. U Rwanda ni amahoro. Turashima rugira. Turashima rugira kabisa. Niko reka rero ngiye nkwibarize rwose uri kumbwira ati ibintu hano imihanda ni fresh. Ese ubona ari nk'ibihe byiza byo kuba uba mu nzu ya wenyine muri ghetto cyangwa se izi ngaruka zabyo ni reka duhere ku ngaruka. Kubera ko buri kimwe cyose kigira ingaruka nziza ni ingaruka ako buri yigiye gusubiza uhera ku ngaruka nziza. Inziza ingaruka nziza nta muntu ugutera hejuru ukora ikintu ubishaka kandi utaha ubishaka. Tikabisa ndakubwiza ukuri aho uri iwanyu ntago wageza saa 4 z'ijoro utarataha. Birumvikana umusaza bagomba saa 4 z'ijoro ntiwaziye ariko nanone biterwa n'ikintu urimo urakora ushobora no kuzigeza uri mu kazi. Witonde ababyeyi bakanira n'ubwo waba uri mu kazi bazi kagazi gataha saa 2 ugataha saa 4 usigaye uba mu kabari utapfa kumwinjira. David usigaye ufite indangamirwa ngaho David utangiye kwigomeka nanone icyo ni igitsure cy'ababyeyi ariko iyo wibana wakoca yakana ntago bibareba. Oya ibyo ngibyo byo iyo uhise wishyiramo ako kantu none se ko bibaho ibyo bibaho ariko nanone ntago aba ari sawa. Sinjye wabizanye nanjye ubirangiza ariko ibyo bibaho. Wariye urabyimenyera ntiwariye urabyimenyera saza ugarutse benshi tubiziranyeho. Ugarutse ku kantu kagendanye n'inuza kagendanye n'imirire mpita mvuga ati iby'imirire byo biba byifashe gute? Iby'imirire ubundi bajya ari sloga yo muri yo kubana muri ghetto ngo batangira barya inkoko urumva bamara kurya inkoko zashira bakarya ibiryo byazo byashira batangira kurya nk'iki nk'inkoko batangira barya ibiryo. Icyo nicyo kintu cya mbere batangira barya inkoko batangira barya inkoko. Ikindi bamara kurya inkoko bakarya ibiryo byazo bamara kurya ibiryo byazo bagatangira gutoragura nk'iki nk'inkoko. Utamuri gato ntago yabyumva sasa rero aho ngaho wari uri kuvuga tukiraho ubuzima bwo muri ghetto utanga umutekano ku ruhande rumwe ariko nanone utitonze bwagusaza. Ndagwa nk'urugero abantu baba muri ghetto byonye babajene ikintu na betting ikintu na betting nyagasani Yezu basabahe inema yo kuzireka. Betting manzi umutipe wo muri ghetto si yabonye atayahahamo umuceri araya betting ndapfa cyangwa ndakira nuko yarimeze ubundi kuri beti ndashya cyangwa ndye. Hari inama ziba zigomba kwigishwa abantu nk'abo ngabo nyine baba yaba abo ngabo batabana n'iwabo baba muri ayo mazu.
hari inyigisho ziba zakagombye gutangwa bigendanye n'ibyo bya Tukiri ku bintu betting bya ngo ati betting. mwabantu mwe Tukiri ku bintu bya mwabantu mwe betting. ayo Urumva? mafaranga vahe ibintu bya betting ndabivuga nshikamye mana ureberera abataramu bababarire basu bahe kureka betting. Sibyo? Umuntu muri kumwe muri karasi muri kase yaba mu masegondere wenda mu masegondere ho ntago babona access yo kujya ku mamashini ariko mu ishuri uraba uri muri karasi mwarimu arangaye ukumva umutipe ngo ubwo nagaki nakadege bigeze gutungura mugenzi wanjye ngasubize yari ku kadege sha yabaye nk'umuntu udahari abantu tubiziranyeho bagiriye inama musenge Nyagasani abarandiremo uwo muzima kuko byanze bikunze geto murazikinga ndababwiye my lord aho ngaho urumva ko abari ibibazo sasa rugo aho ngaho yari mu ngaruka mbi tayari ubwo ngubwo hari ibintu wakwayaringamo hari icyambere cyo ugira self reliance ukabanza ukimenya buri kimwe cyose ukakimenya ariko tayari ati hari n'ingaruka mbi zindi ushobora kwakwayaringa ariko izo ngizo nazo ukaba watubwira uburyo wazirinda nabibabwiye abantu bumva ko akadege kabarembeje basabe gufungisha konti zabo baruzi ko na mugenzi wawe yariwe yashiriwe ariko nanone iyo yari yakugurira akantu araribwa akakurira mu maso yarya akakugurira akantu mugaseka cyakora bajye bakina mu rugero kuko nta kundi kuko ibihe biha ibindi uyu munsi yakubise ejo yamutoboye ibyo ntacyo ariko nanone iyo uri muri geto utuntu turi ku murongo urumva to be organized tuba turi ku murongo ariko nabyo biterwa n'umuntu ese we muri wari ku murongo akavuga ati nge cyangwa kwaje hariya cyangwa se bwo arajagaraye nimba ujagaraye muri wowe no muri home yawe cyangwa gwenyero yawe nabwo uzaba ujagaraye I said kabisa rwose ariko buriya reka nkubwire buriya uburyo ugenda muri wowe bishobora kugaragaza naho utahariwe nta kintu kumvamo koko ndakumva ariko nanone uko waba umeze gutya sugere ahantu wenda ngo nuko hageze ngo urimo uraba wenyine ngo wihe kuzamura ibiciro by'uko utari usanzwe ubaho nanone ibyo ngibyo byo bibaho ugasanga wagwa maka uko abantu bakina mu rugero ngomba no kubaho mu rugero ubuzima buhenze ubuzima bwo muri geto turabizi burahenda si buhenda burahenda tubiziranye buhenda burahenda abari danje burahenda ari igihe utera imibare ikagwa muri mowe abatazi muwe n'ikimenyetso cyo gukuramo ugasanga ibyo ukeneye expense ni nyinshi kurusha bije wowe ugize gute wapanzwe karabaye aya ngaho ubwo reka nawe nyajyane ku kadege nzasabire rimwe ariko ibyo ngibyo byo tukavuga ati mu izina rya Yesu ati ibyo ntibizagere muri izina rya Yesu nimba mbasabiye nimba twisabiye muri rusange twese Nyagasani Yezu abarambureho ibiganza bareka kadege aho ngaho wenda ibyo ngibyo reka tubireke kubera ko ni umuco mubi niko nawita yego ushobora kuba mubi cyangwa se ariko ndumva yaba ku ruhande rwanjye yaba ari umuco tugomba no kwirinda sibyo kandi tugashishikariza n'abandi kuwirinda sasa rero twigarukire muri iyo geto yacu ikintu kigendanye n'imirire kiba kimeze gute ikintu kigendanye n'imirire muri geto ubundi hari ibyo bita common food available food ibyo biboneka umujene aba yifitiye umuceri akawunga ubugari tayari uwo nguwo se si umujene ati aho ngaho biba byabaye uwo ngo ntacyo mwavugana
ati birumvikana nta nubwo ubuhinga ntubuhinga ngo uragenda ngo urajya gusarura mu myaka wapi wahora n'iki mu Rwanda ni rugari yewe ntabwo biba byoroshye ariko kwibana ni byiza urumva kuba mu rugo ari umwana mugeze kutubwira ngo nugira imyaka 21 ukiba mu rugo uzabunaniranye dufite akazi dutagafite arega ubugeze mu myaka yo kwitunga sibyo uzahora iwanyu bakugurira inkweto uhora iwanyu bakwitaho buri kimwe cyose uzashaka n'umugore ukenere kugisha inama iwanyu imagine ugomba kujya mu buzima bwawe buri self daily life sibyo sasa rero reka wenda tunagana ku musozo ni nk'ihe inama wagira abantu baba mu nzu zo muri ghetto ni nk'ihe nama wabasigira bagumye gusenga Imana icyo nicyo kintu cya mbere bagumye gusenga Imana ibarinde ibishuko ibarinde twatuntu tuguruka kuko utwo ni intandaro ni intandaro y'imico mibi kuko utwo ngutwo twagutwaye amafaranga ntabagarutse ugatangira ugasabiriza ugatangira ukabaho nabi iyo nama nabagira kandi bagumye kumva ko bari mu gihugu cyiza gitemba amata n'ubuki kabisa rwose pe kirimo abana beza ako kantu ntabwo wakibagirwa abana beza ngo ni bashiki bacu muri make u Rwanda nta kibuze kereka rero wibujije iki amahirwe amahoro n'amahoro byose ukiburamo amahoro iyo niyo nama wumva watanga ku bari ikindi rero nanjye ubwo nk'agakeregeshwa nahita nshyiraho ni byiza ushobora kuba uba mu nzu ya ghetto cyangwa se uba iwanyu aho uri hose ugomba kuhashima kandi ukitwara neza ukagira indangagaciro zibereye umunyarwanda ndabashimiye rero ku bari bari gukurikira iki kiganiro cyacu nakagaruka mukore subscribe share comment na like kuri David Empire murakoze cyane rero mukomeze kugubwa neza tandukana n'ikibazo cy'inzara n'inyota kuko Diogene Shop yaje ari igisubizo muri Diogene Shop tubafitiye gaze z'ubwoko bwose jibu hashi meru espe n'izindi umuceri kawunga imboga z'amoko yose amafu y'amoko yose ibirayi urya ugatemba itoto ibishyimbo byo urabirya ugashisha wumva ngiri ibanga ryo kubaho neza rero ntitwakibagirwa kandi amagi meza atetse n'adatetse si ibyo gusa kandi muri Diogene Shop tubafite ibyo kunywa bitandukanye harimo fanta z'ubwoko bwose juice zamenyekanye nka karungi ndetse n'abandi bagera ku gasembuye ntabwo twabibagiwe kubera yuko tubafitiye mitsingi noresi skoro ndetse na virunga akarusho kandi tubafitiye n'amazi meza cyane ya jibu kandi ibi byose igiciro ni nk'ubuntu mba nkuroga umwihariko kandi nuko kwa Diogene Shop ibyo uhashye byose tubikugereza iwawe ku buntu banyeshuri bayobozi babyeyi banyonzi bamotari namwe rubyiruko muhawe ikaze muri Diogene Shop mwadusanga muri centre ya video iburyo bw'umuhanda uturuka muri kaminuza werekeza aho amatari baparika hepfo gato y'umunara ni amayobera arimo kandi kuko ukihagera uhabona gaze nyinshi z'ubwoko bwose ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri telefoni igendanwa ariyo 072 78 39 169 ndayisubiramo ni 072 78 39 169. Yes! Diogene Shop ibanga ry'ubuzima bwiza. Wow!